Abantu benshi akunda kwibaza kubera iki ipikipiki igira inyuguti 3 ariko imodoka ikagira inyuguti 4 bitandukaniye hehe. Ngiye kukibasobanura neza mu cyumve kugeza ugisobanukiwe, nusoza kubyumva uraza kumbwira niba wasobanukiwe neza. Icyambere ni kuvuga ngo iyo tuvuze ipikipiki tukavuga n'imodoka ni ibintu bitandukanye, ndetse no muri rura cyangwa se abashinzwe imisoro kugira ngo bashe kubitandukanya bifashisha n'ubundi zino plaque. Niyo mpamvu nta muntu ugira plaque itaruka cyangwa se isumba undi, wese agira plaque idasa n'undi idasa niye, ariko bagahuriza kuba bose nta muntu numwe usa n'undi ku kinyabiziga. Bashingira ku iki? Ikintu cyambere ashingiraho, mu Rwanda twakira imodokari umubare 1000, ubwo bivuze ngo ni imodokari 999. Icya kabiri dushingira kuri alphabet bisobanura ko ari kuva kuri A kugeza kuri Z ukuyemo O, bisobanuye ko alphabet 26. Icyo kintu tuvuze ngo kiraza kudufasha cyane kumva ubwo busobanuro. Ipikipiki kugira bitandukanye n'imodokari izagira inyuguti 3, izagira alphabet ya E, ubwo birumvikana ni ra nyine ya Rwanda ko niyo kirango kituranga twese, hajyaho inyuguti ya A. Iyo A ni alphabet y'ipikipiki ya mbere. Dukomeze bivuze ngo ipikipiki ikinyabiziga kizambara plaque bwa mbere cyangwa se ipikipiki izambara plaque bwa mbere izambara plaque ya LA001A. Iyayikurikira yakambara plaque ya LA002A. Iyayikurikira ni LA003A. Noneho iyo A izahinduka nitugera ku mubare 999. Duhita dufata LB. Sinzi nawe mubyumvise neza. Urumva tuzahera kuri alphabet ya LA. Iyo A izahinduka uko twujuje za moto 999. Dutangire LB. B yongere guhinduka twujuje moto 999. Tujye kuri C gutyo. Iyo C nayijyaho ariko twageze kuri alphabet ya Z. Yes, ndizera nga musobanukiwe. Noneho ku modokari rero, ku modoka tuzafataho imibare 3 ariko inyuguti zibenye. Kubera iki se? No kuvuga ngo ku modokari imodoka igomba gutandukana n'ipikipiki kuko imodoka si ipikipiki, yo izagira inyuguti enye n'itegeko. Igiteko ryaturutse ku kiraro, ryaturutse muri rura kugira ngo bajye babasha kumenya gutandukanya ibinyabiziga ipikipiki n'imodokari. Ndaza no kubabwira kuri ibinyabiziga by'inyamahanga. Ho rero bashingiye kuki? Bavuze ko ari alphabet n'undi biraza bikurikirana kwa kundi twavuze ni LA, hajyo nanone A 001A. Iyo ni modoka yinjiye bwa mbere cyangwa plaque bwa mbere. Iyayikurikira ni LAA 002A. Ubwo bivuze ngo A izanduka uko twujuje 999. Imodoka kuva kuri kuza kuri Z nibihinduka dutangira none alphabet yindi. Ikindi uramutse ufashe alphabet 3 ku ipikipiki hanyuma ugakubana alphabet 23 ku ipikipiki, ubwo bivuze ngo inyuguti 3 zo ku ipikipiki tugiye ku imibare 3 yo ku ipikipiki tugiye kuyikuba na alphabet 23. Uramutse ufashe 26 ugakwa 26 ukongera ku 26 wabona moto nyinshi cyane. Ariko ubikoze ku modoka cyangwa se ku kinyabiziga kigendeshwa n'amapine 4 ho ntago wabona ibinyabiziga bingana n'iby'imodoka bingana n'ipikipiki. Bisobanuye ko imodoka zo ziba nyinshi cyane ku kigero cyo mu Rwanda nyine muri rura, ziba nyinshi cyane kuruta ipikipiki. Babikurikije kuki? Ufashe alphabet ku modokari enye, imibare alphabet enye nibyo, hanyuma ugakuba za alphabet 26, uzasanga dufite mu Rwanda izi modokari
ntago ziragerwaho, ariko igihe zagerwaho nyine nizibateganya. Mu gihe ku ipikipiki ukubye wahita usanga ari izi ngizi. So urabona ko bihita bitandukana cyane. Mani magambo, mu Rwanda duteganya ko ushobora gutunga imodokari 4 cyangwa 5, cyangwa se mu Rwanda hari imodokari nyinshi cyane ugereranije n'ipikipiki aho zizaba nkeya cyane. Iyi ni ishusho nziza rero yanagufasha kubaho mu Rwanda uzi neza ibinyabiziga bizakomeza kurwanza cyane mu Rwanda. Ni imodokari kuruta ipikipiki. Nitwa Shumbusho Jean.